Nshuti bavandimwe muri kutureba kuri Rabagirana Family TV, abari mu Rwanda cyangwa se abari mu mahanga muri za diaspora, reka tubashimire mu by'ukuri ko muri kumwe natwe mu bitwereka umunsi ku munsi, kandi Imana ishimwe cyane ko muri kwakira iri yerekwa rikomeye Imana yaduhaye. Mu by'ukuri ni yerekwa rikomeye cyane kuko abantu bari gukurikirana muri kumva ibintu bishyashya, kuko abantu bamenyeye kumva wenda se ngo hariho Imana imwe hakabaho n'ikindi cyitwa Satani, ariko nko mu isomo tumaze iminsi tuganira twaberetse uburyo cya kintu cyitwa Satani cyaje kwiyita Imana, ari nabyo bibazo ngira ngo byahumanije isi. Rero reka n'ubundi turakomeza tuganire nubwo tukiri muri ya minsi ya za Noheli na Bonane. N'ubundi turakomeza tuganire ko ijambo ry'Imana umucyo ni umucyo umurika ahantu hose, no muri iyi minsi dukeneye ijambo ry'umucyo kugira ngo turusheho kugubwa neza. Rero murabizi nkuko bisanzwe ni Christophe, mugenzi wanjye nawe arahari. Nanjye ndingira Abatware François. Yes, François rero nizere kumeze neza. Meze neza. Umwaka se uri gusoza ute? Umwaka umeze neza. Nyine nkuko tubizi kubera ibi bihe abantu barimo, arababona bikaze bimeze nabi, ariko twe turarabagirana. Bavandimwe, mu by'ukuri erega François, igihe cyageze kugira ngo wamugane umwana w'Imana agaragare. Ariko koko wamugane cya kiremwa gishya, wa undi wabyawe n'Imana, utarabyawe n'inyama n'amaraso, wabyawe n'Imana, ubundi azagaragara ryari? Nimba atagaragaye mu bikomeye agomba kugaragara. Hari ijambo nkunda ari mu Korinto wa 2:4 umurongo wa 6, havuga ngo Imana ategetse umucyo kuvuturutse mu mwijima ngo niwe yavira imitima yacu. Yego, ubundi umwana w'Imana ahantu hageze ari umwijima agomba kujya butagomba kurasa, umucyo ukaza. Ikindi mu Baroma 8:2 avuga ngo gutegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryatubatiye ubata bw'itegeko ry'icana urupfu. Umwana w'Imana ari n'itegeko rikorera muri we. Ubundi abantu bose bataravuga kabiri nibo birivuga ngo nabutaka. Itegeko rikorera mu ngingo zabo ni itegeko ry'icana urupfu, ariko mu bana b'Imana itegeko rikorera muri bo ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu. Ibyo bivuze iki sasa rero? Ubundi muri irimbye yavuze ngo no mu byago nzaririmba, mukaravuga ngo harirwa bapfafira umwami. Ubundi muri iki gihe nubwo hari ibihe bitoroshye, kwirinda byo ni ngombwa, ubone se nk'ibyerezo bya corona n'iki n'iki, ariko abana b'Imana bakaba bari guserebra baririmba bavuga ngo ubundi se nubwo twapfa twajya mu ijuru, kuki abantu bose usanga bafite ubwoba, ikiri cyuba kigose ikirere cy'abantu wifiya, kubera iki abantu bafite ubwoba kandi ari abana b'Imana? Bafite ubwoba ari abana b'Imana se buriya babaho? Abafite ubwoba ari abana b'Imana? Urancarije sereka mite ngaruka sibyo. Ubundi bafite ubwoba kuko ubwoba ni ubwa Satani. Kankubwire, nasomye Abaheburayo 11 bavuga intwari zo kwizera. Bavuga bamwe bazi imizimiriro, abandi bagira gute, haba ngo abandi ngo banze gukizwa. Gukizwa ariko ushaka kuvuga ngo banze deliverance, banze ko Imana barokora. Kubera icyo bafite Imana byihorere, kuko ngo harabizeye bazimya imiriro, harabizeye bafunga iminwa y'intare, harabizeye bakora imikomeye cyane. Ari nabandi babwiye Imana sasa ati nta nubwo dushaka dukiza ibyago, kuko turi kwibona undi mudugudu mwiza cyane utingiye. Barenze ibinge bati uradushaka wiki, ikintu watweretse mu mwuka kirakomeye, iwacu ukuri turahazi, wayitwa byihorere. Reka karengane, reka badutera inkuta, reka badutwike, twe ntabwo dukeneye deliverance, kuko n'isi ngo ntabwo bakwiye kwibamo. Bazi neza iwabo, bazi identite yabo, ariko ndi kuvuga usanga no minsi abantu bose bari kujugumira, posozi bari kujugumira. Buriya rero bariya bajugumira niho uhita ubona ikibazo bafite. Yego, bafite ikibazo gikomeye. Ariko abantu rero ntago bazi ahantu, ntago bazi home yabo, ntago bazi iwabo mu rugo. Kuko niba Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, abo yabwiye umucyo w'isi, ntabwo bafite, ariko bariya bajugumira nyine hari ikibazo. Abafilipi 3:20 bavuga ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Our home, sibyo? Mu rugo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza umukiza ko azaba aturutse. Rero icyo ndi kuvuga ni iki ngiki, nimba hari mu Bahebura ngo baranze no kuvuga ngo Imana rwose nimba nka turakuruhuye, cyangwa se ntiwirirwe rwose urushywa no gushaka kuvuga ngo uraturengera. Reka twihorere. Abana ngo bajyaga bacika ababyeyi babo bakajya mu stade gutwikwa, kubera iki?
babaga n'abandi bandi bafite barisobanukiwe ariko utuntu turi kuza mu isi abantu buzuye ubwoba kandi kababwira tubwira abantu ikintu cyatashye kwa Adamu akimara gucumura cya mbere sinye yuko umuntu yaguye nubwo kuko baravuga ngo bumva imirindi yabo ngo twumvise imirindi yabo ngo ntinyishwa nuko ngize gute nambaye ubusa yego njya gute ndihisha buriya tuzigisha abantu uburyo bambaye ubusa spiritually kuko ntibigeze bamenya gukenuka kw'Imana ntibigeze bamenya uburyo twambaye ngewe mureba buriya ikintu nzwiho ntabwo bangira ndibuka turi kuvuga Imana y'iki gihe urabizi ko twaravuze ngo ibintu by'indagu zamagayane ni ibya Satani hari abantu bagize ubwoba urapfa ni gute ukora kuri ibintu jewe mbirivinga mu nda je nabwiye abantu ngo iyo zisora zirandago ako nindago wibuke kuko buriya rero impamvu bavugaga biriya ni y'Imana y'iki gihe ibashyiramo ibakoresha nyine ikabaha kugira ubwo kugira ngo batayirwanye uribuka umuntu umwe wabwiye mu pastor ibi bintu mwazabitsembye mukabitwika mukafata nk'impapuro mukakura nka sinyo kubitwika mu mugaragaro ngo yengo umuntu ngo uzibeshya gakura ku ndago zamagaye na nyabiyo ngo niwe wabanza kurimbuka bwa mbere cyane yakambwira ko mwaba pastor imwe koko ngo yahitashye ngo umuntu mwa pastor imwe ubundi iyo bisohora usabye byo byaje biferinga nereka abantu bitwagiye twerekana ibinyuma byaje bibimo iyo biza kuba ninde uri kwabwa icyubahiro ikintu cyitwa Christianity mu Rwanda cyakita gihanagura kuko abantu bari kuyoboka ki Imana y'indagu kuko ye kubyatse ariko cyo twikwivugira ni burabwoba bw'abantu ngo murabikuraho twikuraho twebwe bana b'Imana Imana kuvuga ngo nashatse umuntu umwe uhagarara mu gihugu twongeye kwibutsa abantu tubereka ijambo muri Yeremiya 23:38 ngo nimuvuga yuko ngo ari wavuze atari gihe wavuze ibyago bizabaho ku gihugu ariko nimuhagara mu cyuho mukavuga ati n'uburiganya bwa Satani mukabikuraho bihita bivaho ni yari umuntu birangire umuntu arahagije rero reka twibwire abantu ngo kuki bafite ubwoba ariko rero iyi mpamvu turi kuvuga amasomo nkanga bavandimwe ni muhumure turi kwerekana iki kintu cy'igihu kifashe abantu kibatwikiriye ariko nyuma hari umucyo ukomeye cyane ngira ngo twari twakoze introduction ubushize ya Noheli sibyo twerekana uburyo uwo mwami uzavuka Imana yiyambitse umubiri yaje ari we Imana ikomeye ari we data wa twese buri tumuvuga rero tuzekana imirimo ye sasa kandi abantu bitegure demonstration na manifestation y'imbaraga z'ijuru ijambo dufite turabizi rifite imirimo iki ni igihe cyo gukora kw'Uwiteka ni igihe gikwiye cyo gukora kw'Uwiteka François rero ari isomo ry'ubushize twari twavuzeho turi kugenda duhumura abantu tuvuga iby'umugabekazi wo mu ijuru ngo twahita nka part 2 iyo tuvuze ijuru abantu bakumve ko ari ijuru ry'Uwiteka oya sibyo ni ijuru rya kabiri twarisobanuye ariko nese twavuze ko ari gihe nzabumbura nk'iki gitabo nkajya nerekana ngo ijuru rya kabiri ubundi riva aha rigarukira kuko actually iyo tuvuze ijuru ni dimension ni dimension harimo za dimension icyo dushaka kuvuga ijuru twabivugaga nyine ijuru ubundi ni dimension kandi ni muhumure twarabyanditse kandi birasobanutse tuzabasobanurira details za buri juru ariko ngira ngo hari ijuru riri gukoraho abantu riri kumara abantu ijuru ni ibintu biteye ubwoba wumva Bibiliya yibandaho wumva Imana yagiye yibandaho kuko mu by'ukuri ntabwo ari twavuze ko Satani ari Imana nubwo ari Imana y'ikinyoma ni umwuka wari wabivuze mu ijambo ry'Imana ba Daniel babivuze Paulo abisubiramo inshuro nyinshi cyane rero muri iryo juru rya kabiri twabonye ko Satani yigira nk'Imana data ndetse afiteyo n'uwitwa Yesu ariko bibiri mwita Yesu wundi afite n'ikindi kimeze nk'umwuka wera ariko biri mwita umwuka wundi afite sasa rero na teachings cyangwa se na doctrine ye inyigisho ze ariho rero ubona amadini adahuje mu isi bibiri ivuga yuko hariho kwizera kumwe ubwo turi kuvuga Abefeso 4:11 umwuka werekanye Abefeso 4:6 gutyo yerekanye doctrine y'umurongo wa Kristo ngo hariho kwizera kumwe hariho umwami umwe hari ikiringiro kimwe hariho umwuka umwe avuga yuko
kandi n'inzira yo kujya mu ijuru ntabwo rwose ari ebyiri, ni imwe rukumbi. Ariko kuki hari imyizere ibihumbagiza, kuki hariho imana zitandukanye nk'uko twabyanditse muri iki gitabo, kuki hariho abami benshi bo mu mwuka, kandi ugasanga rimwe riti ry'ukuri, irindi ryita ry'ukuri, irindi ryita ry'ukuri, kandi inzira imwe wayi ni kubera iki? Kandi twabibonye ubushize ikintu gikomeye pastor, hari na rya somo twageze. Yes, abantu bashinga iyo myemerere mu isi, iyo myemerere rwose ikomeye mu isi yaje gushinga n'imizi. Tukunze kwivuga mbere yuko akenshi ishingwa nkanjye wagiye gukora ubushakashatsi ntahe n'uburenganzira umuntu afite ikibazo, hari amadini akomeye cyane mbere yuko ashingwa yarabonekewe. Ariko umuntu yavuga uburyo yabonekewe, yavuga n'uburyo yabwiwe na message yahawe mu ijambo ry'Imana, ubundi hari abatabyumva bakahita bicecekera bakatsi n'ibiki, bamwe bakavuga ngo Imana ngo nimwe ngufite ngo kwizabigenza ngo ku munsi ubanza nyine ngo nibwo izatandukanya ibintu. Ariko reka tubabwize ukuri, Imana duha igitabo gikomeye cyitwa Bibiliya, ibintu byose biri clear. Iyo uzi neza Imana y'iki gihe ukamenya n'iryo juru, umenya iki bitume usobanukirwa ibintu byose iyo bituruka. Rero reka twagiye tuvuga byinshi bitandukanye, nubwo tuzakomeza tusobanura ubone se uburyo Yesu wundi ninde, akora gute mu isi, yatangiye ryari, umwuka wundi abantu bajya bakira mu mwuka wera bikora gute, message zabo ni izihe, tuzakomeza tubisesengure. Kandi abantu benshi cyane tubuhamya bw'abantu bari kuvuga ngo mu by'ukuri amasomo ari kutubohora, ari kudukiza. Ariko uyu munsi reka dukomeze kuwitwa umugabekazi, umugabekazi wo mu ijoro. Uwo mugabekazi ngira ngo tumuvuga abatwumva benshi cyane bakunze n'abakunze intambara z'amadini bahita bumva ngo ni Bikira Mariya. Yego, tuvuge ngo hoya siwe, ntabwo ari we rwose mutwumve neza, sibyo? Ntabwo ari Bikira Mariya umugabekazi wo mu ijuru. Ishwida numvise hari n'abahanga ngo bari gusobanura ngo ibintu ngo byari iminati n'iki n'imikorengo ya Satani, bagafata Bikira Mariya bakamugira inzira karengane. Ntabwo ari we, ahubwo ya Satani, sibyo, yigira nka data wa twese. Ya Satani yigira nka Yesu. Yego, ishobora kwigira nka Bikira Mariya. Bikira Mariya noneho yakugira nkawe ikanabonekera abantu rwose yambaye ishusho y'umugore, ikaza mu ishusho ya Bikira Mariya, ikaza mu ishusho yayo y'uwo Bikira Mariya waremye. Uretse ko twarabibonye ko ifoto ya Bikira Mariya nayo ntabwo izwi. Oya, n'ubundi birazwe ko biriya bintu by'amafoto bagiye bagira ukuntu aho byaturutse ko basengaga abantu, noneho abakoraga amashusho bakagenda amashusho bayaryoshya gutyo kugira ngo abantu nyine babafatishe. Ntabwo biriya ari amafoto ariyo rwose, ntabwo ariyo. Rero abantu babyumve ngo n'ishusho ya Yesu ntabwo ariyo, ahubwo se ninde wamufotoye? Biriya ni ibintu bimagine bakabishyira aho ngaho, ariko ntabwo byigeze bibaho rwose. Reka tubwire abantu uhereye no muri ntuza ya kera no mu mateka ya kera, sibyo? Ubundi intuza byahereye muri Misiri ya kera na zabone za kera. Uriya mugabekazi atangira kwimanifestinga gukora, twagiye tubinyaho ushize, yatangiye kera ajya gutyo aca mu kintu cyitwa mythology, za mite niho yahereye. Ngira ngo hari muri Misiri ya kera hari ishusho y'umugabekazi bitwa Izirisi. Afite umugabo bashushanya nka Yosefu witwa Ozirisi, bakajya n'umuhungu rero witwa Horasi rero ari nawe bekana ko ari we Yesu. Akenshi rwose ishusho ya Horasi asa nk'akana Yesu bamuteruye, ukabona na Izirisi rwose ukabona n'umugabo umeze nka Yosefu. Abenshi bahana n'amashusho y'abazungu. Hanyuma rero na Izirisi ukabona ni wa mudamu rwose umeze gukijosi, ureba neza ukabona ni Mariya. Buriya nicyo dukunze kubwira abantu, ibi byose ni naho babahakanye bahera baca amazi ubukristo, kuko kandi kubuca amazi twabirekanye ko bafite rezo ku ruhande rumwe, kuko mu by'ukuri amadini yitirirwa agikristo niyo giye abaho rwaho hejuru ibi byose. Uyu mugabekazi rero twerekanye ko icyo gihe za Babuloni naho yagiye aboneka. Twerekanye ko mu myemerere yayo hari witwa Ishitari, ari we Inana, ari we Esteri, ari we
twabonye ko ubundi muri Babuloni ya kera n'ikigirwamana twabonye cy'ubusambanyi twagiye tubivugamo hano kenshi cyane. Yanatangaje nuko ureba mu mico y'ibihugu byinshi uwo muryango ugizwe n'uwo mugabo n'umugore n'umwana mu mico myinshi irahari mu Bahinde mu Bahinde irahari. none se uwo mwana se reba mu ntuza hari uwitwa Tamuzi. Tamuzi ho no muri Bibiliya bamuvugamo nk'isomye Ezekiyeli 8:13 murongo Ezekiyeli 8:13-14 nabango arongera arambwira ati uraza kubona ibindi bizira bakora, maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka gerekeye ikasikazi, nuko mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Singibi se byo muri Ezekiyeli. Tamuzi yingi ni Imana ntuzanye muri Sumeriya ya kera muri za Mesopotamiya muri 2600 mbere Yesu Kristo. Iyi Mana se Imana nayo bavuga yuko yabyawe n'umuntu uza ngo n'umuvierge n'umudamu w'isugi nawe witwa izina rye ririmo bakomeje kureba. Urumva ko bihura n'amazi. Hari na za Mitrasi nayo ingo yemeze nka Yesu nayo yabyawe n'isugi zose kuri 25 kandi tariki 25 z'ukwa 12. Krishna barize niyo mu Buhinde nayo yabyawe n'umukobwa w'isugi umeze nka Mariya witwa Devaji. N'umukobwa witwa Devaji nawe mu ishusho neza ameze nka Mariya. Uri kumva Dionysos ariwe Denise. Ariko hari ikintu gikomeye reka saze kano kantu. Dionysos ariwe Denise niba n'Imana mu Bugereki bavuga ko yabaye mu myaka za 500 nawe afite ntuza uwo nyina umuvierge Aritisi. So rero ndi kubwa n'iki sase uyu mugabekazi uyu nyina w'Imana mvuze hano sibyo yabaga yubashyukene mu bihugu. Twavuze ubushize ku witwa Artemis Paulo yitaga Arutemi ariwe Diane. Artemis urumva ni Imana yarakomeye cyane yo mu Bugereki ariko zahinduraga kuko zabaga adobote n'ubwami bwagiye bwigarura amase nkuko dukunze kugenda tubivugaho zagiye zigarura isi. Yabaga ari Imana imwe ikagenda ihindura amazina bitewe n'igihugu. Sinzi ikintu bashaka kuvuga rero ngo hari ikintu nanibajije yanko urabona nk'iyi Tamuzi yabayeho mu myaka 2600 imbere ya Yesu. Noneho urabona uko zagiye zikurikira. Noneho haza kuza uriya muryango urimo Yosefu na Bikira Mariya na Yesu. Urumva yaje nyuma. Ni bande biganya abandi? Urumva ari bande nyine? Nabo baje nyuma. Sasa rero icyo uvuze babahakanye dufite umunsi uri guhakana Bibiliya bari kurwanya na Yesu ni iki ngiki bari kuvuga. Bati none se ni gute wa mugane kuko reka tubwira abantu by'ukuri bahumuke. Iyi migani ubwayo imigani ni iki mite n'ibitekerezo byaremwe n'abantu sibyo bikatangira ari imite nyuma bigasengwa. Niwumva tuvugiza Imana ntujye ngo ni Imana zagize gute gusa ni Imana abazihimbaga babaga bayobowe n'umwuka w'Imana cyego. Ibi byose bikorerwa mu ijuru rya kangahe rya kabiri. Ni mpamvu mite irakomeye cyane. Ni umugani urumva ni ibitekerezo bijimije bitabona. Hari umu specialiste mu bintu bya ntuza bya histoire na literature ugize kumbwira nize kuvuga bushize ngo mite ngo ni ngo ni realite non accessible wega ngo ni ngo by'ukuri byabaye ariko ngo utahita ngufata gudafatika ngo bisobanure ngo bihari ngo kungubwira ngo ari ibintu rwose ngo utagira nuko. Donc rero urumva hano icyo nashaka kuvuga hari abantu bitwaza ibi bya mite byabayeho noneho babigereranya n'ibyitwa Kristo dufite umunsi n'ibyitwa Kristo dufite bagaheraho basenya ishusho y'ubukristo. Kandi mu by'ukuri uriya muryango Yesu Bikira Mariya na Yosefu babayeho. Yes bo babayeho nawe bihuriye. Urabona rega eka tunabwira abantu izi mite zivugwa hano sibyo zatangiye kwandikwa mu 1900 gutyo. Uri kumva nibwo zatangiye kwandikwa. Ariko kuko ibintu byaremwe bitangira guhabwa ntuza urumva ababyanditse bakabiha nk'amateka n'amatariki. Uko reka tubwira abantu ni wumva nk'izi Imana zo mu ntuza zo ziba Babuloni ya kera. Abantu nibazumva bajye bamenya yuko nizo byaje kurangira
sibyo hanyuma Babuloni imaze kwigarurwa n'Ubumedi n'Ubuperesi ubwami bwigaruraga bwahita bufite za mana byose bagahindura amazina ariko ari zazindi yego nuko byagiye bigenda n'Ubugereki umaze kwigarurira Ubumedi n'Ubuperesi sibyo nuko byagenze na Roma rero imaze kwigarura iki nuko byagenze sasa rero icyo ndi kuvuga ni iki ngiki nk'abatabizi igitabo birimo birambuye abashaka kugisoma bazagisoma igitabo gikomeye cyane nka Aphrodite mu Bugiriki mu Roma yabaye Venus Apollo yabaye Phoebus Ares niyo Marisi Artemis niyo Diane Arikerepius niyo gutyo bigakomeza Athena niyo Minerva Cronus niyo Saturne Demeteri niyo Ceres Dionysos niyo Bacchus Eros niyo ubwo ndi kuvuga mu kigero kijya mu gihe burayi niyo Cupid Gaia niyo Terra umva ni byinshi cyane kabisa ni byinshi cyane hahijya hari inshingano zazo zagiye zikora rero ariko hari ikintu giteye ubwoba nyine nuko nkuko zikora ariko nkiriya Osiris twavuze yo muri Egiputi yitwa Osiris Nkuba kumva yitwa Osiris Nkuba Zeus yo mu Bugiriki yitwa Zeus Nkuba Jupiter yo mu Roma ni yitwa Jupiter Nkuba sibyo aha anote mbona mu Rwanda ni tuzamo umugani wo mu Rwanda Shyerezo nawe witwa Nkuba kuko nawe ari mu mugani nzabereka ba Nkuba za Nkuba ariko rero twatwibere cyane buriya tuzaza kuri ababase uko ariko twibere ku Mugabekazi gitobwo impamvu tumugarukaho nuko birangira akenshi ari usenzwe hose ni ubukomeye buriya kuko mu Rwanda dufite Shyerezo Nkuba ugereranywa na baze wose Nkuba birangira umugore we Gasani mu Rwanda ari usenzwe seka Gasani k'i Rwanda rusekera ubwo neza tuzavugamo n'ibindi bya Gasani tubidevelope uburyo byinjiye mu idini byaje biti reka tubwira abantu uburyo byaje bone se uko turi kuvuga ibintu biba binababaje ariko ni igihe cy'umucyo kugira ngo ugaragare hari ijambo ry'umupadiri twavuze ryiza cyane umupadiri witwa Methode wo mu sorry kugira ngo yangane gatoya hari yes hari umwepiskopi wa Kiliziya y'Abarotodogisi Abarotodogisi abakora bazi umwepiskopi wa Kiliziya y'Abarotodogisi ya Kigiriki mu karere ka Pisidiya yitwa Methodius Gifugius ubwo ni Methode mu Kinyarwanda tutagiye kure aherutse gusora igitabo cyitwa The Hellenic Pedestal of Christianity mu cyane igitabo kivuga iby'ubukristo n'umuco muri iki gitabo agaragaza ukuntu umuco na filozofiya bya Kigiriki byahaye urufata imitekerereze ya Gikristo yo muri iki gihe muri icyo gitabo yavuze yeruye ati ababyeyi ba Kiliziya bakomeye hafi ya bose babonaga ko umuco wa Kigiriki wari urimo ibintu by'ingirakamaro cyane kandi bagiye babivana mu Bugiriki bwa kera bakabikoresha kugira ngo basobanukirwe ukuri kwa Gikristo kandi bagusobanure neza hari ikintu bavuze ngo ni bande biganya abandi reka tuzereka abantu ibintu bikomeye cyane impamvu ubukristo bwagize ibibazo nkuko bivuze hari amateka Yesu Kristo sibyo Yesu Kristo urumva abantu bamwita mite urumva mu by'ukuri ni n'ubwenge bukeya kuko umuntu weje ubundi uramwita mite se umuntu weje ubundi ku ngoma y'Abaroma se uramwita mite ushingiye kuki maze nibyo ku ngoma y'abami n'abaperesi birahari birazwi no ku ngoma z'Ababuloni amateka ya arazwi ari gutya nose bajya ngo ubwami dufite umunsi bajya ngo ni impanuka bifite amateka icyo gihe nibyo dusobanura abantu rero Yesu weje ubundi kuvuga ngo ni mite urumva nibya ariko ntiwabarenganya uzuma mvuta barenganya ubundi gwera mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya gatatu nukuri imyizere ya Gikristo yari sobanutse bien yego ariko yamana ikiye tuvuga yaje kwihishurira umuntu muri
mu kinyejana cya 4 mu ntangiriro za gutyo muri 313 iryo yereko yabonye ritarishinga ikintu. Uyu umwanditsi rero umugenzi wacu w'umuhanga iravuze ngo iriya kiliziya ya mbere sibyo ngo yasanze kubakira ubukristo ku mico ya kera kigira iki. Yego. Kandi uvuze imico ya kera kigira iki, ubuvuze iki? Ubuvuze ya mico kigiki yavanye mu Buperesi bwavanye muri Roma na za Misiri za kera gutyo. Uyu munsi rero sasa niyo mpamvu wa mugani abahanga bajijutse wa mugani bacukumbura izi za mite z'Imana. Wa mugani wabonye ugafata ishusho ya Horasi niya Izirisi niya Ozirisi ukafata niya Mariya ukora byose biri gusengwa. Aha rero hari uramutse urebye imbaraga zanuza za Diane arizo za Rutemi. Uramutse ubwo turi kwivugira ibyanditse muri Bibiliya none uramutse urebye ibiri currently mu mateka n'ubuzima bw'abantu usanga isi yarangiritse. Ubu nyine iri atamuzi basengaga ibi rero ari byo bituma buriya erega tuzakomeza tuganiriza abantu wenda se ari uhereye mu kinyejana cya 4 no muri Yesu Kristo ukareba kugeza uyu munsi hari ibintu kaze twereka abantu akantu hano hari sorry hari ibintu by'ubuyobe byagiye byaduka. Uri kumva hari ubuyobe bwagiye bwaduka ubundi nk'abantu babona uyu munsi turi mu bintu mu myemerere ipfuye bakibaza ibi bintu byaturutse he mu by'ukuri byaturutse he. Nk'iyo turebye urumva ubundi ubwo buyobe bw'iyo mana sibyo bw'iyo mana yitwa Imanakazi ubundi ahandi bayita Imanakazi cyangwa se ubwo Imana y'ingore nta kundi nyine zizazo twaje dusoma ariko twabonye ko ntibiri yonyine bifite n'umwana yabyaye w'umucunguzi kandi ugasanga rero wamugari kugira ngo buri nisengo cyane kuri bavuga ngo nkwirebye muri azira ntuza bavuga ngo nikomeye kuko kugira ngo ugire ku mwana nyuraho ningi ukaze n'igihe umubyaye kugira gakumbe ibintu rero bavandimwe ni ibintu biremereye aribwo nyine tubwira abantu bari barahahamutse kuko nicyo twavugaga hano guhera mu kinyejana gutyo cya 4 ariko oya byahe no mu cya 2 gutyo no mu gihe cy'intumwa nka Paulo reka ari nk'umurongo twasomera abantu muri Petero wa kangahera Petero wa hamwe Petero avuga ngo ubwo twebwe Petero wa 2 igice cya 16 ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge mu kigi kibavuga ngo ni mitos ni mite Petero ari kuvuga ngo twebwe utwazaga ntabwo twari tubabwira mitos cyangwa se za mite sibyo ahubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuza kwe ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro ubwo ijwi ryavugiraga mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Paul kuvuga ngo twebwe Yesu twabwira ntabwo ari mitose ntabwo ari miti si imigani yahimbwe ahubwo twebwe twiyumviye n'ijwi rimwe ijuru babanye nawe baramuzi. Yohana yaravuze ngo uwo twiyumviye tukamukorakoraho bari gutandukanya bo barandika ibintu byabayeho babo kukiza imana zo muri mite abikije batazitaho niyo mpamvu bari kuzisenga batabizi bari gusenga batabizi erega kutazitaho nuko batabasobanuriwe. Turi kubabwira sasa rero ubwo yakira gihe nibyo umwuka waragira gatandukanya buri munsi ko zifite imbaraga zazaga ziturutse mu tekerezo bikanye zigize imbaraga rero hajya havukuwe gutandukanye tuzabwa nk'abitwa abebionite uri kumva tuzabwa ibyo yitwa bibionite ni igice cyazamutse iki gihe ntimukumva abantu mu munsi aya madini avangavanze uburyo bwose abantu babona mu madini izi nyigisho kuki amadini atandukanye bafite doctrine abandi bafitiye bimwe bikomoka mu bibionite tuzababwira dore ngiki gice cyose gisobanura bibionite ni somo rire abandi bitwa
abadobutiste tuzabibasobanurira sibyo nusoma nk'ubuyobozi tumva ati iri dini kuko rikomeye kanga kare byinshi byavutse biganjijwe n'uwo mwuka wo mu mana za kera imana y'iki gihe hari muri zimana kazi urumva bajye bumva ko ibyo byose ari ya mana y'iki gihe yabipusaga bizana ari naho rero abantu ubundi nk'abahakanye bamwe bajya batashe wambuga niturebye ko turuzi mu bugira cy'Imana n'ubwo Kristo buri umunsi ko tuzi bijya gusa bakita havuka ikintu kimuvumenti ugasanga ni umunsi kandi amafilosofi menshi bujya nibaturutse sibyo yego kandi filosofi ni ikintu bitekerezo ubundi filosofi habaga n'amashuri filosofi ni imboneza bitekerezo habaga amashuri abantu byumve burya filosofi ni imboneza bitekerezo umuntu akaboneza ibitekerezo bye akabishyira mu bantu ashingiye kuri ABCD nk'urugero nk'idini rya Confucianisme burya byatangiye ibitekerezo byo muri miti sibyo bukeye iba filosofi ya Confucius bukeye Confucianisme ihinduka idini abantu bari kumva ibyo bintu ukuntu bituruka hano kure mu bitekerezo mite ituruka mu mwuka w'umuntu sibyo wa mwuka w'Imana iki gihe noneho bibaza nka Confucius nawe ibiraga muri zo za mite zo mu bashinwa gutyo za kera birangije ajya gute birangije azana avuka mu filosofi iba Confucianisme bukeye birajya Confucianisme idini my god tuzabwira Gnosticism tuzababwira nabyo none gutekereza Imana mu bwenge uburyo bwaje ryari buzanywe nane bitangiye gutiba movement ikwira mu isi gute hano tuzakomeza tubabwire abitwa abamanisheyiste bakomoka kuri Imani abandi bita Manusi byagenze biti icyo gihe tuzababwira bitwa abariyani bakomoka kuri Arius ni ibintu biremereye cyane kuri Arius dukomeze tubabwire ibyo bitwa abadosete ni amasomo akomeye cyane tukomeze tubabwire ibyo bitwa ni byinshi cyane nduze bitanarangiye sasa rero icyo turi kuvuga muvandimwe iyi Imana kazi sibyo nizi Imana zindi biri kumwe zigaragiye byafashe isi havuka amateoloji agira gute kandi kadusoma umurongo umwe tureke yuko wenda se bitari bigambo turi kuvuga gutyo gusa n'imbaraga zirimo dusomere nka Yeremiya 44 guhere 17 tugeze 19 nkuko twavuze ubushize ntidushaka Yeremiya 44 tuze kwinjira ku musozo tuzakomeza tubabwira amasomo menshi guhera 19 kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya ubundi izi ni Imana zagiye ziturwa amaturo akomeye cyane ariko bavandimwe mumenye ko zanubatse ibihugu zubatse ibihugu mu buryo bukomeye cyane ntugire ngo turi kuvuga iby'ubwami bw'Imana hari ubundi bwami bugomba kubanza gusenyuka mu by'ukuri yego tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari yego tukurikizaho umurongo wa kangahe 18 ngo ariko uhereye igihe turorereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa turorereye kugira gute kumusukira amaturo n'imibavu n'iki twabuze byose turimburwa n'inkota n'inzara babuze byose ukumva serious ari serious uri umugabekazi ubwo barekaga kumutambira amaturo n'iramibavu bahuye n'akaga noneho 19 ariko twumvikana by'ukuri yarakuraga twibutsa abantu uyu mugabekazi ninde ni Satani mwenyewe niwe rukumbi wiyita nka Yesu wiyita nk'iki ariko niwe wagiye uri muri ayo mashusho y'abagabekazi nibyo abantu bamusengaga bamuramyaga bamuhaga amaturo bagubwaga neza ariko umunsi baretse kubikora barakubititse ngo umunsi baretse ko twabuze byose turimburwa n'inkota n'inzara noneho 19 buretse gato rero uraza gukomeza tubiretse rero reka dukomeze tutazakubitika tubwira yuko Yesu Kristo umwami w'abami uyu munsi yarazutse izo mbaraga zose yarazinetralije zishaho iteka impamvu dufite iyi message ni ukugira ngo babohoke bave muri uwo mwijima baze mu mucyo baze mu bwami bw'umucyo kandi turagira ngo tubwire abantu ngo n'impamvu akaga kariho mu isi ibi byose mubona nuko iyo Mana isenga ihimbazwa umunsi igicu cyawo cyavuyeho
isi ikamenya imana y'ukuri izinja mu murage wayo nk'uko imana yabateguriye muri Kristo n'isi itararema. Ntibagire ubwoba ahubwo igihe kirageze kugira ngo basige uwo mubi. Juste ahangaha nicyo kibazo abantu bafite. Urabona uriya mana y'iki gihe yicaye mu nsengero, noneho niyikorera muri abo bantu, ariko nubwo ikora rero ntibabuze gukubitika. Reka n'imana ibashuka igasa nk'utuntu tw'uduhenda abana. Icyambere iri kukumungira ubugingo n'upfuza arimbuka twaribonye bavuga ngo turimbutse gute. Ubundi sitabakubita ubundi ikikora niki ni ukwica niyo mission yayo no kurimbura none ikindi yakora igomba ibanze kikande ibanza kubiba babikukira neza kwiba ikirere kubiba ukuri kubiba ijambo kubiba umucyo yamara kubiba ibyo byose kuki igatanya kubica kubakubita kujye gute yangiza kuki gehino uzanarebe n'uwihaye ibintu uzarebe uko abibamo cyambere cyo noneho ikamuhumira muri ibyo ngibyo ikamubuza ubugingo bwe kandi twaje kwitanga ibyubahiro sha ikamubuza ubugingo itanga ibyubahiro twabibonye ko ngo itanga ibyubahiro ifite amavuta yavanye mu ijuru yitwa mimishaka tuzabisobanura abantu mimishaka ina anointing ya expression sibyo satani yavanye mu ijuru abastari benshi cyane sibyo kandi n'abastari no mu bintu by'Imana wareba content ya message ugasanga ni Imana y'iki gihe kandi akavuga Yesu ugasanga hari abantu bafite mimishake yabakizeho n'abasari barahitinze nk'ubu bigano byacu usanga views ari nkeya kuko ibintu by'Imana niko bikora ariko n'igihe kizajya natwe dufite positive mimishake kuko n'amavuta yavanye mu ijuru kandi ntabwo Imana yamwambuye natwe tuzabereka uburyo noneho mimishake ya Holy Spirit y'ukuri ikora ariko iby'Imana bitangiye gucyo byoroshye cyo ndi kuvuga nuko abantu umuntu ajya ngo akavuga ikintu cy'Imana y'iki gihe ariko akakira iyo anointing abagahumanya isi ariko nuvuga uburyo birangira muri darkness yego ura wa mugani hari ukuntu abantu bajya bashageza za pyramide ngo ziki n'ibiki birebye ukuntu birangirira ikuzimu ariko iby'Imana byo bitangira ahantu hatoya bigize gute arara urumuri cye bikajya kwaguka cyane sasa tukubwa abantu rero ngo bavandimwe iyi Imana iravuze ngo iri kunyeganyeza Yesaya 19 umurongo ubona se watusumije ngo dusoze Yesaya 19 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwitekaje muri Egiputa sibyo twarabivuze ngo abanza nyeganyeza ibishushanyo birimo ngo nabiyengeshe nibe bana ngo biyengeshe kuko ngo nimara kuyenga ko yavuze yuko ashaka kwigaragariza isi ngo herehehe muri Egiputa mu hagati ariho mu Rwanda twavuze ariho ubyutse bwatangiye bavandimwe ubundi ubyutse tubuze bwa mbere bwazanywe n'umwuka wera ku munsi wa Pentecote ubundi buzanywe na Paulo ari gusenyiza imana zo muri Atene hari ubundi bubyutse bagiye bavuga mukurikirana ugiye ubwishe simbwemere kuko nabucukumbuye sasa rero uyu mugabekazi 19 turi gusoza ngo iki baribaza ngo kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari nushaka aho ngaho nicyo bari kuvuga byose bavane muri rero kuvuga ibi byose niki umugabekazi yatangiye kubaka ubwami kure muri Misiri ya kera turabyerekana muri za Babuloni turabyerekana he nta gihugu atarimo nubwo hamwe agiye yigaragaza cyane kandi ntari wenyine afite n'Imana bakorana yita nka data kenshi zitwa za nkuba sibyo ariko zikagira imbaraga ikibazo gikomeye cyane ku bintu byaje kuva mu mico byinjira mu nsengero kandi cyo sigitangaza kuko n'ubutumwa bw'amagane bwavuye mu bupfumu twanyirabiro ari mu bupfumu birangira byiswa amabonekerwa byitwa amayerekwa tuzura umwuka wera turabihanura nuko byagiye bigendera iyi Imana y'iki gihe ifata ibintu byose ifata imyemere yose yaba imyemere yitiye gikristo n'indi myemere yindi isire kuno igiye gute irahumana ariko iki kirageze France abantu bamenye ukuri ndibuka ari urubanza ibyo turi kuvuga ni urubanza rwabaye hano mu rukiko mu Rwanda hari umugabo umwe ngira ngo yitwa Herimani nimba ari inde yagiye kurega Katolika baza ngo ntabwo ngo wabonekeye ngo kibeho ngo bikira Mariya habo mu Nyirarumaga hano bagiye munuza no ku urubanza rwarabaye social media babirebe inkuru abanyamakuru bakoze ibyo bihe yaje gutsindwa yakwa ngo Nyirarumaga ni wabonekeye ngo kibeho ngo avuga ngo intambara ngo uburyo ngo yari kuzaba ngo genocide n'iki n'iki ariko se bavani ubundi Imana yavuga ikibi ngo kizabe ubundi abantu b'Imana yavuze Imana yerekanye ikibi iki kweretse ibigira ngo hagara mu cyugo ukivaneho ubundi izo manza zo kuvuga ngo wabonekeye ngo kibeho ngo ninde ngo Nyirarumaga ngo yavuze intambara hari intsinzi yatanze
ni nk'umuntu zigamamaga yani baravuga ngo nta ntsinzi ihari hari umuntu wavuze ngo nta ntsinzi ihari ngo umuntu uziyeye ngo kabisengera ngo bive wazakubitika bavandimwe muve mu mwijima iki gihu cy'Imana ikijyana bagisohokemo François binjire mu mucyo abantu bizera Imana itazabarimbura hega bitewe ubwoba kuba uva mu bupfumu ukabuvamo ukajya ukaza mu rusengero ukabadiakona ukajya gutigi kwitwa umuntu ukomeye kwitwa poste ukazarimbuka nyine twari tugeze hariya kuriya mugabekazi ari satani neza biri ukora tubwira abantu bavandimwe bikira Mariya twe turamukunda turamwemera ko ari mu ijuru sibyo ikibazo dufite ntajye twumva nabi turi kuvuga Imana y'iki gihe yigira umugabekazi ikajya mu ijuru rya kabiri ikishusho rimwe na rimwe ikarema ikijya nka bikira Mariya nkuko bivuga cyangwa se akaza yita gutyo kugira ngo agiye gute arimbura abantu nkuko yita data wa twese nkuko yita umwuka wera nkuko yita n'ikindi kintu kiri positive Bibiliya yabivuga ariko agamije kugira ngo asengwe ahimbaze kandi abamuyobotse umunsi bamwe urumva bajya bagubwa neza bakwanga kabakubita ari mpamvu bumva badafite imbaraga zo kumyagambura ariko Imana isutse imbaraga Imana izanye ububyutse izanye ubushobozi ije kuyengesha izo mana ibyo byirwa mana tuzabigisha ubutaha buriya turi gusoza ibitangaza Imana yakoze 10 sibyo muri Egiputa abantu ntibazi icyo bivuze bira bitangaza 10 bigiye kubohora ubwoko bw'Imana tuzababwira buri mu gitabo buri gitangaza cyose hari Imana yashaka guhondagura buri gitangaza buryo cyakubitaga Imana cyahondaga Imana yoyo Imana y'ukuri yarebaga bira Imana bifasha abantu ubwoko bwayo tuzabereka Imana 10 buri gitangaza cyakubitaga Imana buri gitangaza cyose Imana cyahondaga Imana yo mu Egiputa none birangiye ibyo Imana bimaze kuyonga no kunoga Imana gute ivana ubwoko bwa mu Egiputa bujya gute burataha ikanani mu gihugu cy'isezerano magambo make y'amane iki gihe itsinzwe n'ubu rero ubu byuse bwa nyuma buje umwuka ramaze igihe avuga busobanuye muri Yesaya 19 haravuga ngo Uwitekaje muri Egiputa mu hagati muri Afrique Centrale icyo cyambere ngo muri Afrique yose aje kubanza ayengesha ibigirwa mana bihondagure ibyo turi kuvuga Imana kigiye gute isenyuke umwami wamije gute yimi ngoma ye ibyo turi kuvuga mwaberamwe rero mukurikirana ijambo ry'Imana amasomo arakomeje turi kumwe mugubwe neza ngo muzamenye kuri kuzabatunga turabakunda cyane rero nawe utaha bye bye